Bantu banjye nizere ko mumeze neza nk'uko muri kumbona, nta ni wa wundi, ntabwo nakwirirwa nivuga uretse yuko ku batanzi ni Nzirire Ceddy Official Rwanda. Buriya rero hari ibintu maze iminsi ndi kubona cyane mu bintu bya entertainment, abakomediye, abahanzi n'ibiki, ariko buriya industry y'abakomediye bamaze kuyifata neza neza, bayigira iki, bayigira intuzi intambara. Bamaze kuyigira intambara, niyo mpamvu abantu tukiri hasi nkatwe tutari no kuzamuka neza. Ikintu cya mbere rero kinzanye ni ukubabwira ku bantu bari gufata ibintu bakabivangavanga, babigize ibya Zona bayishi Kevin, kandi umuntu atuka ngo niki bari abahungu. Basi mwebwe mwabageraho, mumbabarire mubandikire nko muri comment cyangwa se no kuri WhatsApp n'ahandi hariho hose. Okay, mubambarize kino kintu mubaze se kuki ikintu cya entertainment by'umwihariko comedy mumaze kukigira rap. Nanjye ntabwo ndi kubyiyumvisha neza, ntabwo ndi kubyumvisha rwose. Ni nayo mpamvu mbanje gusaba abantu banjye nk'umuntu uciriritse, njye mungerereyo rwose, cyangwa se munasharinge ino video wenda izagere ku bantu babimenya. Gusa ndababaye cyane, mfite n'agahinda kenshi ku mutima gwanjye, murumva ama interview kubishyira kuri Binyoni TV ntabwo mwari mubimenyereye pe. Nimba ari short, nta short ya interview nabaga mfite aho ngaho. Ibintu bya interview bikunze kugaragara kuri Kigali TV, Kigali TV show. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. N'ubwo rero ubu ngubu njye cyaze ntabwo nzaza guhangana namwe ngo mbabwire ngo kanaka ngo ntumenyere, ngo mfate ifoto na pinning ifoto yawe kuri screen ngo duhangane, ngo mvuge ngo iki, ngo wakoze ibi ngibi, ngo wakoze ibi ngibi, ngo uzongera gukora ibi ngibi, ngo ntabwo ngiye nashobora guhanganisha umuntu wa pe. Nimba ntazazamuka gutya ameze n'ikinira nishutingira ibintu biri aho ngaho, mbibutsa yuko tugiye gusohora seri iseri nshyashya yitwa Inganzwa. Mu minsi n'indaya, ahubwo hari n'indi yitwa Indaya, ariko kugira batabyitiranya, Inganzwa izaca hano kuri Binyoni, indaya ice kuri Kigali TV show cyangwa kuri Kigali TV. Yego, reka mbashonesheho gato Justin, buriya mpise nibuka n'akandi kantu. Hari umushyitsi dufite, sinzi nimba ari umushyitsi kuko we muramuzi cyane, ni umusitari, yakinye kuri Afrimax TV, kuri Smart Guys, yenda kuza nawe afite filime nshyashya yitwa Uhaha, izaca kuri channel yiwe, kandi mushobora kuzabonamo na bya byamamare byacu. Bya byamamare byacu bose basanzwe bazi. Rero abantu mwari munazi yuko ndi hasi, nanjye turenda gutrendinga bro. Man, gake gake ikintu cya mbere ni ukudacika intege. Nanashimira umuntu witwa Jafari, ndagushimiye kuri Zeus Media, ikintu kimbesheje hano buriya na Justin. Uriya muhungu yaramfashije cyane, buriya nawe yansobanuriye ku bintu nk'ibi ngibi bya industry ntari namenya, gikiniriye amakomedi ku ishuri, urumva njya guserukira ahantu ntazi n'ibintu bya channel ngo ni ibiki n'ama YouTube n'ibiki nyine, urumva. Uriya muhungu witwa Jafari rero yampamagaye mu gitondo, channel yitwa Zeus Media yari yarabuze, sibyo? Ariko yampamagaye arambwira ati rero Nzirire mani channel nayigaruye nyine, sinzi ibintu yambwiye ngo yandikiye kuri YouTube nyine studio. Barayigarura, babyita apel, gukora apel. Nako ndakamenye ntaribi, ariko hari n'ubundi hari n'abantu bari kundeba babizi. Rero buriya nacyo kiranshimisha cyane, nk'uko muri kubyumva. Rero abasitari benshi tugiye kuzajya dukominikana, bivuze ngo byashoboka yuko natwe dushobora kuzamuka mu minsi mike. Yego, njyewe umunsi muzambona nafashe umwanya nkajya hano kuri Binyoni ngahangana n'umuntu mukumva ndi guhanga, njyewe mfite umwanya wo guhangana n'ubuzima bwanjye gusa. Mfite ibibazo byinshi cyane mu buzima bindemereye, nk'ubu ngubu nshaka amafaranga kurusha uko nshaka impuzu.
nanjye kubomora ndabikunda. Ntabwo ari byo nari ngiye kuvuga. Kandi wabona uri kuvuga ko uriya muhungu ibintu yazanye mana. Ubundi ntabwo navuga ngo ngiye kumwamamaza, gusa n'ubundi wasanga hari umuntu uri kureba iyi video utari umuzi. Uriya muhungu wazanye ibintu ngo by'imipuri ngo n'imisuwagege. Ntumuvuga ariko. Njye navuze bu baramumenya nari. Ngo ni bu. Ntacyo urango ni bu. Cyaburiburi. Buriburi. Ubusa se. N'isundi uriya si ubusa. Ese uriya ni umusitari. Wivuga ko ibyo bintu navuze yuko ikintu cyo kwifata nkaba nahangana n'umuntu azagikora papa wanjye, aho ngaho naba ngiye kumuteringaho. Oya mbabarire, nimba nawe iyi video nuyireba rwose umbabarire, nta mutima mfite wo kukuvuga. Ariko wakavuze ariko ibintu by'imipuri wazanye ntabwo ari neza. Urubyiruko usanga ku bibaho handitseho imipuri, bari kwirirwa basambana kubera ngo imisuwagege ngo n'imipuri. Urubyiruko rw'abandi muri kuyobya ibintu bya social media. Njye ntabwo mfite umwanya wo kubigisha rwose, nta nubwo ndi na mwarimu wanyu. Mujyeho bajye kureba Mbyirire. Mujyeho mugiye kureba Mbyirire cyangwa Kigali TV show. Utarebye imipuri wabiki. Ugiye kureba amakuru aca kuri Kigali TV show wabiki. Reka Justin, reka wenda ngire gutya akantu kari kanzanye mu by'ukuri. Abahungu bose muba muri entertainment, reka mbabwire, mwafashe comedy industry muyihindura nka music ntuza trap. Ako bari abantu uri kuvuga ntabwo ari abakomedi. Ntabwo ari abakomedi. Bande babuze baburiburi. Ntabwo ari ibyo. Reba baraba ikintu cya mbere kindaje inshinga. Nabonye abitwa ba Mucunyi na ba Eric ari utuntu bari kuvugaho ngo wamanuye ngo uwo muhungu ngo Gisenyi ngo umujyana hehe. Ko ntabwo ibyo bindeba kuba mbivuzeho. Igisenyi Mucunyi ngo yafashe uwitwa Eric aramumanura amujyana ngo Gisenyi, ngaramubwira ngo agiye kumukorera, ngo agiye gukorera amafaranga mu buryo ngo bwa shooting. Amukiza uwitwa hari umutipe bakoranaga, ntabwo buriya njye nanabazi. Buriya umuntu ntafana ntabwo mumenyaga. Umuntu ntafana ntabwo mumenya, cyane ko nta n'umukomediye ufana undi. Oya ntabwo wabura Rori Modo. Ntabwo wabura Rori, usibye bintu bibaho. Nyine Rori Modo uramwigana ntabwo umufana. Kuba nawe uri umunyamakuru buriya hari Rori Modo wawe arahari. Ntabwo ari umwe. Ntabwo ari umwe, ni benshi cyane. Nanjye barahari, ariko buriya hari umuntu mfana bya bindi ku buryo njye naravuga ati kabisa uyu nguyu we ni umwami wa komedi. Baramuzi cyane buriya, umuntu witwa Nyanso, aho ava akagera ku ipataro. Niyo mpamvu buriya nabonye umuntu wamukoze ikintu ko kumusebya ngo witwa Musinga. Ako Musinga irambwa ubundi. Musinga se mani mumbabariye kuba ntukanye ngo ni imbwa pe. Yego ariko niyo ntabwo utukanye. Ubusa umbwiye ngo ndi Mbyirire waba untutse. Dukoze ihwanisha. Iryo ni ihwanisha. Abantu mwize ibinyarwanda, iryo ni ihwanisha. Yego ni ihwanisha nubwo cyanisanisha. Nisanisha ni ihwanisha. Isanisha ibyo bintu nabyo nize bro. So reka mbabwire yuko rero isanisha. Komeza ubabwire. Nkuko muri kumbona ntabwo muri iyi minsi nari nkikimeze neza. Niyo mpamvu atakoraga. Ntabwo baheruka kubona video. Aba mbese pe nta video iheruka kuri Binyoni bitewe n'ibintu by'iki kubura amafaranga. Yego ahantu tuba ni mu cyaro, buriya ahangaha tuba twagiye nko kwitembeza. Ubusanzwe tuba mu cyaro pe. We nande sinakubwira ngo ninjye nande. Ninjye nabo tubana. Yego
tuba mu cyaro rero ahantu habura ahantu mba urumva ikintu gikunze kuhagaragara ni amagare ibiki Amagare. ukuntu njya mbona n'imodoka Amagare. yego ukabona n'imodoka ukiruka. yego reka mbabwire ikintu rero mbwirira. cyari gitumije video zitaza ku bwinshi. Ikintu cya mbere twari turi mu myiteguro ya filime 3 icyarimwe. Ibaze filime 3 bro, icyo ukora muzaryoherwa. N'abakiramani ntago babibasha 3 ntabwo reba babibasha. kuri Kigali TV show, Binyoni TV ndetse na yibagiwe ariko uriya mupapa nubwo ari umusitari yakoraga kuri Afrimax gusa ntabwo icano ye ntabwo nyizi ntabwo ndi kuyibuka ariko hari link yampaye sinzi nimba nayibona. Oya bazayimenya ejo bundi tuzakora interview kuri Kigali TV show ku wa mbere nibwo video izasohoka mukayibona. Na mbere y'uko ahangaha twaporodinga indi video turabanza dushyireho iyo interview mubanze muyirebe. Tuzanabaha na trailer yayo nyine murebe ukuntu iyo filime izaba imeze, murebe niba mwayireba. Nta kuntu batayireba kuko ni nziza. Ziriya filime ubundi ko ari 3 ariko by'umwihariko iriya filime yitwa Uhaha irakubiye irakubiye. Ikintu cya mbere rero mwakundaga kubona oya nanjye nzaba uwa mbere uzayikinamo urumva. Utuntu twa mbere twakinishaga abana, ubu ngubu turi muri gahunda yo gushyiramo abantu bakuze, abapapa n'abamama n'abakecuru. Yego noneho ikindi twakinaga komedi gusa. Hagiye kuza ikintu cyitwa filime papa. Ikomedi muzajya muzibona kuri Binyoni TV. Oye ni ukuvuga ngo hari n'uburyo twazajya dukora playlist ya komedi noneho filime zo n'iza filime. Yego tugakora playlist y'iyo filime bitewe n'iyo n'ubundi playlist y'inda igomba kuzamo nyine playlist ya filime tuzaba dukina. Wenda ntabwo wafatira filime y'indaya ngo uyihuze ngo n'amakuru, ntabwo bishoboka. Nimba umuntu abonye part 1 y'indaya akongera akabona amakuru ntabwo byumvikana. Muzajya muzirebera kuri playlist. Niyo mpamvu bibaye byiza umuntu yakwaporodinga nka part 3 icyarimwe ejo bundi akongera akabazibahereza, ariko bitewe n'uburyo muri kudufasha nyine mukazireba. Tuzaba dufiteho n'akantu ka collaboration. Ushaka gusura ama YouTube channel yacu kari 3 bizajya biba byoroshye, uzajya ubibona hasi munsi ya filime. Yego urakoze cyane. Yego Gudu. Nicyo nababwiraga rero. Murabona nk'uyu mupapa baduhaye ikintu cyitwa ID yatwigishaga akantu ko gufata gutya, ntabwo arambwiye ngo mfate gutya ariko kamera wa mugane ukayinungurika. Reka dukomeze twivugire ku ndaya. Reka tuvuge ku kintu cyari uriya mupapa ni umusirimu ariko buriya ku kantu ubuvuze buriya ni uko wenda tuba turi nk'imbere ya kamera, uzi ko bivuzemo nkagira ngo urazishaka ngo reka dukomeze twivugire ku ndaya. Mvuze indaya mvuze filime. Oya ntabwo mvuze ku filime tw'indaya, mvuze ngo reka twikomeze twivuge kuri filime nyarwanda. Watekereje bazaba babikemura. wowe watekereje ibyo watekereje mbere n'ibyo uvuze ngo reka dukomeze twivugire ku ndaya. Komeza nari dukomeze twigurire indaya. Undi umunyamakuru nkawe ya filime pe zanyiheremo akazi nanjye nikiniremo rwose. Yego ujye kubo oya ikibazo cyawe ikintu nari ndi kukubwira nyine uzampe morori. Ni serore yawe yabura bro. Ari nako nkubaza igitekerezo cy'indaya wagikuye. Igitekerezo cy'indaya? Yego ubundi indaya iriya filime irimo ubutumwa ku bantu bakuze nk'abapapa, abamama n'abandi bantu bo mu rundi rwego. Icyo ni ibiki? Urumva ni imperi
iki imperi agaki imperi Yego. babyumviye urumva noneho abura umubiri wanjye waragoye mu kwaha imperi iranduma nkayumva ni imeri cyangwa ni mu gatuza ajye twa tundi dufata ku nkoko batwita ngo iki turoro ikirondwe se ikirondwe cyo ibirondwe bikunze kumfata mu mutwe mu mutsatsi niho bikunze kuba biri none se kirimo ntabwo uba ugikamiye ngo utumije abantu b'abandi bagira ubwoba byagenda ubu watuma abantu bikanga bakagira ngo hari ikibaye ngirire rero yego irandaya nk'uko wabimbazaga iriya filime yitwa Indaya ni mu gihe ngo rwose harimo ibintu by'uburaya ntago kabura kuko buriya ni na filime z'inyamerika urumva usanga filime yitwa wenda prostitution cyangwa indi birakuriye se birakusaze urumva usanga filime yitwa nka prostitution cyangwa ubundi bwoko nk'aya filime yitwa high school yego high school life warayibonye ntabwo wajya buramo ibintu by'uburaya byanga bikunze yego ariko ntago filime kuba yitwa Indaya ari indaya babyumve ngende kubyumva neza abantu b'abapapa rwose muzajye mureba filime ni nk'amahirwe kuba ugiye kubikina nka filime iyo filime izabifatiye usanzwe ukunda indaya wowe ako kantu rero urumva iyo filime ikintu kindaje inshinga ni ukwigisha abantu kugira umubano cyangwa se kugira umubano ugize mwiza nyine umubano abantu badahemukirana abantu bashakanye badahemukirana ni ikimaze rwose ntimugire ngo hari ibindi biri muri iyo filime n'ibindi bazagenda babireba nzanabaha trailer yabo ndishimye cyane reka mbisubiremo ushimishijwe n'iki uriya muhungu wanjye channel ye yagarutse mumukorera ikintu cyitwa subscribe yongera azamuke pe uzi ko uriya muhungu bitewe no gucika intege ariko ntabwo yigeze acika intege urumva bitewe no kuba nyine channel ye yari yarayibuze urumva byarambabaje cyane ariko kuva yagarutse byibura kuva atagiye guhera A0 dushima Imana ni ugushima Imana pe Justin rero reka nsezere abantu banjye tuzakora interview ariko mwana watse tukagerageza akantu tukazakora interview ingana n'isaha n'igice interview y'isaha ibyo bintu bikorwa na Yago bikorwa na ba Emirene ariko man natwe twagera kure mudufashe tuzamuke mwebwe gusa muri uru rugendo burangiye ntago njya numva yuko hari umuntu ndenze hari umuntu mfata nk'icyitegereza ariko ntago njya numva hari umuntu ukora ibintu biruta ibyanjye buriya nuko aba ari ubukene Justin bafite ikintu cyitwa bazakibona muri iriya filime yitwa Inganzwa ni kuri Binyoni reka kano kantu twongere tugasubiremo ari nako dusoza ikiganiro cyacu Inganzwa izaca kuri Binyoni Indaya ice kuri Kigali TV show noneho uhaha nyirayo azaza ababwire azabivuga ejo bundi ku cyumweru ubwo izasohoka video izasohoka ku wa mbere nimugoroba ku wa mbere nimugoroba byaba byiza tunayishyizeho ku masaha ya mu gitondo urumva kurabona uburyo mba nagiye mu mujyi natebeje no ku gakweto kanjye koco umva mwana umusore wacu aba ari ku cyangwe kabisa umva bandi ku cyangwe burya hari umukobwa wanyanga nambaye gutya ntabwo yakwanga ubusube abakoze iki uwo muntu rero azaza vuba cyane araje pe mutwitege bari abahungu mutangire mubasezere mutangire mufate ibintu bizima bari abahungu ba Kiramani ajya abandi n'ibandi ba Kiramani nakubwiye ngo ntabwo nzigira ngiye mvuga ku muntu ba Kiramani nibikorere rwose abahungu ngiye nakwifuza ko mutakabaye muri no kumwe abantu birirwa bahangana ku bintu by'amagambo harimo uwo bita
Imana njyewe mvugiraho bro n'ubundi njyewe n'ubundi nunzwe n'umuntu sibyo harimo uwo bita Musinga harimo uwo bita buri kantu uzi ko yavuze kuri Sabe bro watuma ntukana harimo uwo bita nunze Kasuku uramuzi ura ni umuyaya aya Kasuku ni umukire bro Kasuku nitumugarukeho ntabwo ari umukire Kasuku ni umukire ubu ngubu nanjye ndamutse ngiye hariya nkarya ibyo mbonye byose nkahuranya ibishyimbo n'ibijumba Kasuku ni umukire sibyo n'imitungo yarayigaragaza bacita ahubwo Cita niwe utunzwe n'umunwa gusa wabonye icyangombwa kiki wenda cy'inzu ye cyangwa aha twakomeje Binovia nawe agira umunwa abahungu babihoreye hazo bita Jackie babaveho hazo bita wabagaye bari Sky2 urumva n'ikizina cye nubwo mba nyizi Sky2 wabagaye rwose ibyo bintu byorere papa oya Sky2 ni umusitari yirirwa yabira nawe abantu bari kumva ikiganiro nibandike muri comment ndaza kubara comment nagazwi n'abantu barenze babiri kandi nabwo niwe yo abamuzi mutubwire iterambere inde ngewe ngenda yitera kandi mfite cano zingahe ebyiri mfite nyinshi hari Kigali TV show hari Kigali TV urumva ibintu byawe ni Kigali kandi buriya muba mwumva ngo Kigali hari Kigali Kids Africana nanjye se hari ngo Kigali nake hari Kigali TV show hari na Kigali TV hari n'izindi nazo so guys rero nkuko muri kutubona abantu turabakunda cyane pe turabishimira urebye ino video ukayirangiza uri umuntu w'agaciro cyane yandike muri comment ashyemo nimero ye twamwohereza amayinite ntugasikamingira abantu ahangaha ufite amafaranga ndayafite utari wangurira amayinite na rimwe se ugiye kuyagura wakoze iki none nyine uwo ngo uzakora ikintu nagusabye witonze manze nibwira abantu ntakubajijije nomero yanjye muri kuyibona ahangaha iyi ni nimero kuri yanjye yo kuri WhatsApp ikintu cya mbere ni ukuri kw'Imana pe genda bakunda kandi umuntu urangije iyi video pe uri umuntu w'agaciro ndagushimiye byivuyeyo ntabwo wenda wandeba ku mutima ngo ubone ukuntu nkwishimiye wowe urangije iyi video gusa ndagushimiye cyane bitagira ukuntu bingana ndagushimiye pe Imana iguhe umugisha ko ari n'amakuru menshi tumenyeho nubwo yose tutayavuze n'ubundi tuzagaruka ku cyumweru tuzaba dufite interview twicaye none twicaye nk'aba VIP bro VIP solo mu VIP wagiye ureka kubeshya ariko ni ngombwa inkuru zose ushyiremo ibihuha man ibyo buriya byari ngombwa komeza naribi ibyo ntabwo byari ngombwa man sibyo so guys rero nkuko nari ndimo kubashimira by'umwihariko ku bantu noneho bakoze subscribe kuri Binyoni TV tugeze muri sub 742 ku mbaraga zanyu na Kigali TV show imaze kugira 115 cya 14 gutyo turabashimiye cyane rero ntibisanzwe buriya hari ukuntu Justin umuntu abura n'icyo avuga ndi kwibuka uburyo najyaga gushaka abasabu ahantu ku ma wifi n'ibiki n'abahungu banjye wankandiye agasubscribe man ngo niba bitakugoye n'abankuba byaba ngombwa ukabwira umuntu ngo wankandiye subscribe agahita akubwira ngo nta mafaranga mfiteho cyangwa akakubwira ngo yabari ugahita umubwira ati ngo nose ngo kuri wifi cyangwa se ko ufite data ngo ni ugukora ahantu handitse ngo subscribe ugakanda no kukazogera telefone yanjye nipa urayikoresha twanyuze mu bintu byinshi cyane ntabwo nzi numvaga n'abasaba n'uwo nigeze kuvuga ngo kanda subscribe
ngo mani ngo nayingiramo ngo nayingiramo pe bitumije nseka cyane pe nenda gupfa ngo ngo nta sapa agiramo ngo nta sapa. Imagine nawe ubwari wowe ugiye kubwira umuntu ngo kora subscribe ngo nta sapa ngo mfite muri phone yanjye. Ni urugendo rukomeye pe no ku bantu cyane cyane ku bantu tukizamuka abantu abenshi murabizi. Byibuze badufashe ibyo dushyize hanze bajye babireba natwe twumve ko bifite agaciro sibyo. Kandi buriya icyo gihe bashobora kubifata wenda nko kudushimisha, yego tuba twishimye pe, gusa ariko nanone kuri iyo ngingo navuga ngo wenda umuntu ugiye kureba video ngajya yireba afite icyo yuguka oya. Nanjye ubwanjye sinzi ngiyo urebye video y'undi muntu ku ruhande wunguka iki. Twe dukorera icyangombwa nzi icyo wunguka ni kumenya no kwishima. Yego ni ukumenya gusa cyangwa se ukishima cyangwa se ukagira indi nyungu ku abantu bizegera barabizi. Ushobora kuvuga hari ikintu cyitwa theme muri prose, hari ikintu cyitwa theme mani theme ushobora icyo bita lesson, amasomo abana banyu urubyiruko rwanyu rugakosoka. Burangiye mbaye ndi n'umubyeyi umwana wanjye ntarebe Binyoni TV cyangwa Kigali TV show bro, umwana wanjye nakubwira ngo namuca iki cyangombwa hano nta kintu kizayobya umuntu kizahaca na gato. Zazi ibintu bifitiye umuntu umumaro gusa. Niyo filime mu minsi mike batwitege mani izo filime rwose. Izo filime pe muzazirebe ni ukuri. Yego. So reka mbasezere ari nako dusezera kino kiganiro. Mwakoze cyane kudukurikirana. Nk'ibisanzwe mukomeze nyine mudutera inkunga mukora kuri subscribe, munatera comment, munatubwira uko mubibona. Nimba ari n'igitekerezo ufite, nimero yanjye ipininze muri description yego ya WhatsApp, wanyandikira cyangwa se ukampamagara ukampereza ibitekerezo byawe. Ni ingenzi cyane kuri njyewe pe, byimazeyo rwose. Ndabakunda cyane, murakoze. Twababwira dute? Ciao bye.